Bakunzi b'Impinga Films tubanje kubasuhuza. Njyewe bavugisha nitwa Ndashimira Olivier, nsengera mu itorero ryitwa Assemblée de Dieu riherereye Gasogi, icyicaro cya Gasogi. Topic y'uno munsi tuza kuganiraho, tuza kuganira ku butumwa bwiza. Gusa muri studio turi kumwe n'abashyitsi, ntabwo ndi njyenyine, reka duhere ibumoso bwanjye bivuga. Basuhuje, njyewe nitwa Christian Nsengimana, nsengera mu itorero rya Christ Church Rwanda. Narakijijwe, navutse ubwa kabiri, nakiriye Yesu n'umwami n'umukiza, ni nawe ugenga ubugingo bwanjye. Nishimiye kuba hano ngo tuganire kuri iyi topic. Bakoze cyane, nanjye nitwa Rurangirwa Obed, nsengera muri Christ Church Rwanda. Ndi umusore, ndi umukristo, nanjye nishimiye kubana nawe uyu munsi. Mu Bakorinto ba kabiri 5:17 haravuga ngo iyo umuntu ari muri Kristo Yesu abaye icyaremwe gishya. Ese igihe Yesu yinjiye mu buzima bwanyu, mwumvishe impinduka yabaye mugeranyije n'ibihe byahise mutaramwakira? Ese niyo impinduka yabaye? Reka duhere kuri Mr. Christian. Urakoze cyane Olivier. Njye mbere na mbere impinduka yabaye, hari irebeshwa amaso, hari n'itarebeshwa amaso. Iya mbere irebeshwa amaso ni uko nari naniwe, nari mbabaye, ntabwo nari mfite muri njye w'amahoro n'umunezero. Negereye Yesu, icyanditswe cya muri Matayo 11:28 ngo yemwe abarushye mwese muze aho ndi munsange ndabaruhura. Nicyo nabanje kwincountaringa, yarabanje antura imitwaro yanjye yose. Ukiri aho ngaho uravuze ko ntabwo wari ufite amahoro n'umunezero. Yego. Ese ntabwo bibaho ko umuntu ashobora kuba atarakizwa ariko akaba afite amahoro n'umunezero? Urakoze cyane, icyo ni ikibazo cyiza. Ubundi iyo urebye usanga amahoro mu mwuzuro ava ku Mana honyine, kuko iyo urebye ijambo ry'Imana riravuga mu Bafilipi 4:7 haravuga ngo mukagira amahoro arenze ayamenywa. Bivuze ko hari amahoro umuntu wese amenya, ariko ayo mahoro ntabwo ari amahoro yuzuye. Hari andi mahoro ava ku Mana arenze uko yamenywa. Ayo ngayo rero niyo umuntu wakiriye Yesu abasha kugira. Mbega ni ukuvuga ngo umuntu ashobora kuba adakijijwe azi ko ari mu mwuzuro w'ayo mahoro, nyamara imbere hari andi mahoro ateye ubwoba nyine atarabasha guhishurirwa. Cyane rwose, n'ikimenyimenyi usanga amahoro y'abantu, dukoresha iyi mvugo y'abantu twita bisi, usanga ikintu cyamuhaga amahoro iyo gikozweho ayo mahoro abura. Hari umugabo muri Bibiliya ngo yaragiye ngo akora uruzabibu rwe, ngo ararutunganya, ngo abwira umutima we ngo tuzi unezerwe kuko ufite ibyo ushaka. Ngo iryo joro Imana yamusanga, yambwira ati se nupfa bya bintu birabe ibyande. Ushaka kwiringira imodoka ariko si ihiye, ya mahoro avaye. Rero amahoro yacu nk'abantu ava mu Mana gusa. Yesu yabwiye abantu ngo mbasigiye amahoro ntabwo asi nk'ay'isi itanga. None se ayo mahoro ubundi ni ukuvuga ngo iyo umuntu akijijwe, kuko hari nk'umuntu uri kutureba wenda uzi umukristo baturanye, ubona ahora ari mu bibazo, ubona afite challenges zitandukanye nyine twese tujya duhura nazo muri sosiyete, akamubona akabona wameze neza kumurusha. Mbega ni ukuvuga ni amahoro ese ni amahoro mu bigaragara cyangwa ni amahoro y'imbere gusa? Ni amahoro mu bigaragara? Ni amahoro avamo indani. Ni amahoro avamo indani, kubera ko ibigaragarira abantu ni iby'akanya gato. Ijambo ry'Imana avuga ngo ntitugenda tureba ibigaragara, kubw'uko ibigaragara ari iby'akanya gato, ahubwo tureba ibitagaragara. Usanga abantu b'isi bo baba bashaka njye kuri social media nerekane ko njye n'umugabo wanjye twishimye, ariko nitugera mu rugo turaterana iki? Ariko ayo mahoro ntabwo wowe ubwawe iyo uryamye umutima ntuguhamiriza ko ufite amahoro. Rero umukristo w'umukene ikintu aba arusha abandi ni uko umutima w'umuhamiriza, n'iyo abo babana mu nzu batahamirizwa ko afite amahoro, we iyo aryamye ahamirizwa yuko ari mu mahoro. Urakoze cyane. Reka tujye no ku muvandimwe wacu Obed. Ikibazo cyari se umuntu iyo yakiriye Yesu Kristo biri kuvuga ko abaye icyaremwe gishya. Mbega ugendeye kuri experience, uburyo wari umeze mbere utarakira Yesu nk'umwami n'umukiza n'uburyo umeze ubu ngubu umaze kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, impinduka yabaye niyihe
kuko abantu bareba nk'abantu twe dushobora kukubona tukabona nta kintu cyahindutse. Ese wowe wumva impinduka yabaye ari iyihe? Okay, urakoze. Okay, uravuze ngo ushaka kumbona ukabona nta cyahindutse, ariko buri muntu wese unzi imbere y'icyo gihe arabizi neza ko hari cyahindutse. Arabivuze umuvandimwe, bibe mu bigaragara no mu bitagaragara. Rero tukivuga urumva ubutumwa bwa Kristo cyangwa se Kristo aza ku buzima bwanjye, yari inkuru nziza. Inkuru iba nziza kubera ko andi makuru yari mabi. Uri kubyumva? Inkuru ari nziza kubera ko yayibanjirije yari mabi. Gospel iyo wumvise ijambo gospel ni good news. Gospel barikoreshaga igihe ari umuntu, tuvuge kera nta telefone zabagaho nasi, ugasanga umuntu batsinze intambara ahantu. Kugira ngo igihugu kibimenye hagomba kuza umuntu avuga ati twatsinze. Icyo nicyo bitaga gospel. So gospel, kuba gospel nuko wabaga babizi neza ko hari possibility ko baratsinda. So ubutumwa bwiza rero bwaje mu buzima bwanjye ari inkuru nziza. Icyanditswe bakotinze cyo muri 1 Corinthians 5 ku murongo wa 21 ndibaza niho havuga ngo yamuhinduye icyaha utarigeze kumenya icyaha kugira ngo mpinduke gukiranuka kw'Imana. Impamvu Kristo yambereye mwiza mu buzima bwanjye ni ukubera yuko njyewe nari mubi cyane ni mubwira mubi Olivier, nari mubi cyane, urumva? So urebye nkunda kubivuga cyane, njye nari umuntu uri muri career y'isi, nakoraga industry ndi muri music, uri kubyumva? Icyo kintu cyonyine Uwiteka yakinguye kuba naramye amafaranga. Nigeze gukora research byari mu bya mbere nkikizwa, ese n'indirimbo zingana gute zakozwe abantu bari kuririmba abagore, ntabwo wakumva uwo mubare. Uwo baguha ntushobora kumva, uri muri billions. Baramya abagore, baramya nyine umubiri w'umugore. Ntabwo ndi kuva baramya abagore, umubiri w'umugore utegura ku mafaranga ho ntitwavuga, kuri power ntitwavuga. Uri kubyumva ugasanga system y'isi. So Uwiteka Imana ahindura ubuzima bwanjye, umutwanya n'imitekerereze byanjye bishyira ku Mana. Iki cya kabiri, mu mico ibintu birahinduka. Mu gihe nari imbata y'ibi bintu, nza guhinduka imbata ya Kristo. Ni ukuri pe, ugahinduka a slave to Christ. Ugasanga ijambo ryayo rikuryohera kurusha uko masturbation yakuryohera, rikuryohera kurusha uko inzoga zakuryohera, rikuryohera kurusha uko abagore bakuryohera, sex yakuryohera. So byarahindutse, byabaye ibintu byiza mu buzima bwanjye, ku buryo unzi imbere n'unzi uyu munsi n'abantu babiri batandukanye. Yego, ugendeye kuri experience, uri gutekereza n'ibyo wakoraga mbere ubu ngubu utagikora. Ariko hari abantu tuzi ba mico myiza, ugasanga umuntu yakuriye muri famiye, ari umuntu batoza ntukibe, ntugasambane, ntukice, ntugire iki, batagendeye kuri Bibiliya, batagendeye ku bindi byose. Umuntu agakura atiba, agakora nta bindi bintu bibi akora bitandukanye. Ese ni irihe tandukanirizo ugendeye kuri ibyo ngibyo riri hagati y'umuntu twita nka mico myiza n'umukristo wakijijwe amenye Yesu Kristo agakiza bya nyabyo? Kuko bose bagendeye ku bifatika usanga ibintu byinshi babihuriyeho. Mico myiza, impamvu tubita mico myiza nuko twebwe again wabivuze, ntuzajya kwimika abami. Nyine Samuel rumva icyo gihe Sawuli yarayoboye, yari umwami wa Israel, Imana imutuma kujya kwimika Dawidi, ajya mu rugo kwa Dawidi. Jesse kabisa, Yesayi, ndakeka mu Kinyarwanda niko bamwita, yari afite abasore beza pe, bajya babita iki, babasore b'ibihame, reka tuvuge mu Kinyarwanda icyo ngicyo nyine. Urumva turabizi story yose. Imana amubwira ngo ikintu uri bwiteho cya mbere ntiwite kureba nk'abantu, kuko abantu bareba ubwiza bw'inyuma, ariko njye ndeba biri mu mutima. Ari uburambaje rero mico myiza, twe tubita mico myiza for we see what they do outside here. Urumva? Kandi nawe ushaka kwirira kuvuga ngo ni mico myiza kwa ibyo ngibyo kuba uri kwikinisha. Sinigeze nikinisha, sinigeze ngo inzoga, sinigeze mbona abagore, but always God areba mu mutima. So itandukaniro ririho nuko umutima wacu biratandukanye cyane. Ubarumbaje ngo batandukanye n'abakristo, biratandukanye cyane nk'uko iburasirazuba batandukanye n'iburengerazuba. Kubera iki? Ijambo ry'Imana rivuga mu Befeso ibice 2, rivuga ngo reka wenda tuhasome, reka nitize Bibiliya y'umuvandimwe abariyo nkoresha.
Ephesians ibice 2 iri mu cyongereza, nacyo ndaza kuyiparaphrasing mu kinyarwanda. And you were dead in your trespasses and sins, urumva, in which you once walked, following the course of this world, following the prince of the power of the air, the spirit that is now at work of the sons of disobedience, among whom we all once lived in passions of our flesh. Uri kucyumva icyo kintu, we all, twese twari turi mu bubata cyangwa se munsi y'umwami utegeka ikirere, kubera ko dutekereza yuko ibyaha bibi ari ubusambanyi n'iki, ariko icyaha kibi cya mbere ni ukwihakana Imana. Kandi buri muntu wese utemera Kristo nk'umwami n'umukiza, atemera Imana ko ari Imana yiwe, yihakanye Imana. So icyo cyaha cyonyine gihita kigushyira ku rugero rwiza rwo kuri anda. Nta mukristo rero nta mukristo uba munsi y'uwo murongo. Nta witwa umukristo mu mutima we, wakire Kristo mu mutima we, watuje akanwa ko yuko Kristo ari umwami, uba munsi y'umurongo wo kwihakana Imana. Mbega imbere y'Imana nta muntu ujya uba mwiza atarakira Yesu. Nta ubaho. Urumva nk'uko ijambo rivuze, you once was dead, mwari mwarapfuye muzize ibyaha n'ibicumuro byanyu.